Haleluya, haleluya, Uwiteka nashimwe rero, nk'uko bisanzwe njyewe ndi Jean Marie, iyi ni Mutima Channel, muratumenyereye, ibiganiro byacu nagiye mbabwira ko ari akagaruka bihoraho, rero reka nk'uko twabasezeranije dutangire n'isengesho, hagati aho ngaho nizere ko meze neza hirya no hino mu gihugu aho muherereye hose, iburengerazuba, iburasirazuba, abari mu majyaruguru, abari mu majyepfo, namwe turasuhuje, abari mu mujyi wa Musanze, abari i Kigali, abari muri Muhanga, abari i Butare, abari i Karongi, abari ku Gisenyi, mwese turabasuhuje, abari ahantu hahurira abantu bakunda gusenga cyane, ku misozi y'ivugabutumwa, ndabasuhuje, bagiye mu butayu mu buryo bw'umutima, namwe ndabasuhuje, bari mu masengesho, bari mu kwiza ubusa, mwese ndabasuhuje, Imana ibagire neza, Imana ibumvire ibyifuzo. Iyi ni Mutima Channel, aha ni ahantu rero nababwiye ko tuzaduhurira tukaganira ijambo ry'Imana nk'ibisanzwe. Iyo rero ni njyewe ukomeje kuribagezaho kandi sinzacika intege, sinzigera mpagarika na gato, ahubwo bizajya bitindamo gatoya bitewe n'impamvu zitandukanye, ko mujye munyihanganira, nzi neza yuko muri abantu beza kandi muri abantu banjye cyane. Ubwo rero reka dutangirane isengesho nk'ibisanzwe. Iyi ni Mutima Channel. Ndagushimiye Kristo uri Imana nyamana, ni ukuri ndagusabye ngo uyobore ikiganiro cyacu. Iyi ni Mutima Channel nk'ibisanzwe. Abayoboke bawe rero Nyagasani, ndetse abagaragu bawe, abajakazi bawe, iyi ni ya saha nziza cyane yo kuza tukumva ijambo ry'Imana tugakorera hano. Turakwinginze ngo tuyoborwe nawe Nyagasani, ntabe ari twe tuvuga, ni ukuri tuze kuza kuvuga ibyo ni ukuri waduteguriye. Reka rero Nyagasani ijambo ryawe rinyure mu kanwa kacu, rigere ku batuye isi mu mpande zayo bose. Imana nyamana tuzi neza yuko biri bukunde. Reka rero tugushimire ku bw'ubuntu bwawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nk'ibisanzwe rero reka dutangiye twumva akarimba aha ngaha. Komeza kubasuhuza, ni ukuri abanyamasengesho muri butandukanye ari hose. Witwa Deo Gratias Imana Karama, my colleague, I greet you very much. Aho uri hose ndagusuhuje. Phineas ndagusuhuje. Generasiyo yanjye mwese ndabasuhuje, aho muri, abo twiganye kuri Mazarero mwese Imana ibagire neza, ndetse abari ku kigo cya Mazarero nkomeje kubasuhuza. Reka Imana ikomeze ibane namwe, abitwa ba Patience muherereye, Imana ibahire, bahereze imigisha, n'abandi mwese bari mu mujyi wa Gisenyi, abari ku Muhato ndabasuhuje, ndetse n'abandi batandukanye bo mu mujyi wa Gisenyi ndabasuhuje. Imana ibumvire ibyifuzo kandi ikomeze ibane nawe. N'abatindi rero reka mbabwire sije tugiye kuganiraho, bakunzi ba Mutima Channel. Niba utarakora subscribe, iyi niyo saha kugira ngo ukore subscribe. Kora kuri iyo buto hasi aho ngaho handitse subscribe, kuri subscribe. Niba utarayikora ni uko waracikanwe, kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi icyarimwe. Kandi nanone niba waranakoze subscribe, kora share kugira ngo bigere kuri bagenzi bawe, ndetse ubutumwa bw'Imana busakare hirya no hino. Turabasabye rero ngo mukore comment. Ibi biganiro ntabwo ari ibyanyu njyenyine, ahubwo ni ibyanyu mwese, ni ibyacu twese rubanda, kugira ngo tugende twuzuzanya. Dore ijambo ry'Imana nta muntu n'umwe urihejwemo, ahubwo mufatanye n'umugozi umwe, twese uzadufasha kugera ku Uwiteka Imana. Reka rero n'ibisanzwe dukomeze mbabwira gahunda uko zimeze. Ubu ngubu noneho twahinduye umuvuromo gatoya, aho ngiye kubaganiriza inkuru y'umuntu ni ukuri itoroshye na gatoya. Uko maze iminsi mbibabwira, nababwiye yuko tugomba kuzajya dukora uko dushoboye, hakabaho uburyo kwihangana ndetse no gusenga Imana, ugasenga ukizera, ukavuga uti Nyagasani yarandinze kandi azahora andinda. Noneho wagira no mu kibazo ukamenya uburyo uri bucyitwaremo kandi ugasenga. Nta yindi nzira uretse gusenga Imana. Rero umuvandimwe aha ngaha yaratwandikiye, yanyiciye inbox, yaratwandikira, yewe n'ikibazo gikomeye cyane. Ni umunyamahanga, ari mu bihugu byo hanze, ariko
yahuye n'ikibazo gikomeye cyane. Urumva rero yuko ubutumwa busigaye bugera hirya no hino. Rero niyo mpamvu mbasaba ngo mujye mukora subscribe, mukore share. Ku bamaze gukora subscribe bizajya biba byiza kugira ngo bigere no ku bagenzi banyu, ndetse turashimira n'abantu bagiye bagira uruhare mu gusobanura ibyo tuvuga. Surtout yuko naje kubabwira yuko isi yabaye umudugudu, hari abanyarwanda benshi batandukanye hirya no hino. Birashoboka yuko ikiganiro twagishyira mu rundi rurimi rw'icyongereza, ariko audience cyane dufite ubu ngubu ni abanyarwanda, kandi abenshi bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Niyo mpamvu gukoresha ikinyarwanda aricyo kintu ubu ngubu gisa naho kitworoheye kugira ngo nanone bigere ku bantu bose muri rusange. Kandi tunashimira mwese aho muherereye, mugenda musemurira bagenzi banyu bo mu bindi bihugu, mukabumvisha ibiganiro byacu. Rero umugabo yahuye n'ikibazo gikomeye cyane, rero muze kuza kumfasha twumve isitori yiwe, ubundi tuze kuza kumugira inama ikwiye. Namwe mumfashe tumugire inama ikwiriye kugira ngo Nyagasani akomeze abane natwe, kandi ni ukuri tubashe kumugira inama. Gusa biragoye, ntabwo byoroshye na gatoya, biragoye cyane cyane, ariko kuko it's very difficult. Ni situation yahuye nayo ikomeye cyane ku buryo buri muntu uwo ari we wese ntabwo byakoroha kugira ngo yumve yayihanganira. Reka mbabwire iyo ariyo. Ndabatinye rero, ni histoire y'umuntu rwose, ni inkuru ibabaje cyane, aho umugabo yaratwandikiye. Ugiye kubisoma biri mu rurimi rw'icyongereza, ariko ndagerageza kugenekereza mishire mu kinyarwanda. Ubutumwa bwatugezeho ngira ngo ejo hashize, badusaba ubufasha, inama twabagira ni iyihe. Rero ntabwo njye nabyerera njyenyine. Baca umugani mu kinyarwanda ngo umutwe umwe wifasha gusara, ntabwo ushobora kwifasha gutekereza. Uwo ni umugani wacu abanyarwanda twese tuwuziranyeho. Rero umugabo yabayeho ashaka umugore, amaze gushaka umugore nk'ibisanzwe babyarana abana babiri. Ubwo bamaze kubyarana abana babiri, umugore aza kugira amahirwe akomeye cyane. Babanye nyine bari aho ngaho mu buzima busanzwe, barabana bisanzwe nyine, bageze aho babyara abana babiri. Bamaze kubyara abana babiri, kwa kundi abantu baba barimo barapfundikanya ubuzima, biri kwanga, biranga. Bimaze kwanga, umugore rero sinzi uko yagize amahirwe akomeye cyane, Nyagasani araza kubatabara. Umugore abona buruse, abona scholarship yo kujya kwiga hanze muri UK, ajya kwiga mu Bwongereza. Amazina y'abantu batubwiye ko uyu muntu n'uwo mugore yadusabye kuyagira ibanga, ariko nzi neza yuko mwebwe muraza kumva histoire ikaza kugira aho bakora, kandi mukamfasha kugira ngo tubagire inama, kuko ni ukuri birababaje cyane. Umugore rero n'umugabo basezeranye imbere y'amategeko, basezerana imbere y'Imana. Ubwo bigeze babyarana abana babiri. Bamaze kubyarana abana babiri, yes, birarangira, umuryango urubakika, uba mwiza, bimera neza cyane rwose. Ubwo bigeze aho ngaho, ubuzima nyine busa naho bugoranyemo gato, ariko Imana irabatabara. Imaze kubatabara, Imana ifata umugore imujyana mu Bwongereza. Abonye iyo scholarship, abonye buruse. Iyo buruse rero bajya gushima Imana, baravuga bati wowe Imana irakoze, Yesu Kristo twaragusenze igihe kirekire cyane, none uradusubije. Ubu ngubu tugiye kuva mu bukene, tugiye kuva mu bintu byinshi bikomeye cyane, ubuzima bwacu bugiye kujya ahantu heza, hahandi ni ukuri badusekaga. Ubu ngubu Nyagasani uradusubije, uri Imana nyamana, twaragusenze, turakubonye. Ubu rero reka noneho
dukoreshe noneho ububasha uduhaye mu buryo bwo kugira ngo twibesheho neza, abana bacu n'umuryango bigende neza kuko tubonye amahirwe akomeye cyane, umugore agiye kwiga mu mahanga, umugore rero agiye kwiga mu mahanga, ubwo turakize karabaye, karabaye. Ubwo umugore rero yumvikana n'umugabo ko agiye, hey, ubwo barabisezerana nyine ku buryo nyine nyine bw'umuryango, umugabo yemera kurekura umugore, umugore arambuka ajya mu Bwongereza UK. Ubwo agezeyo rero, ubwo icyabayeho ni uko umugore yari yasezeranye n'umugabo ko agomba kuzagaruka nyuma y'imyaka ibiri. Nyuma y'iyo myaka ibiri cyaje gutungurana ni uko bitigeze biba, kuko umugore imyaka ibiri ishize yahise ahereza umugabo impamvu, wumva, amuhereza impamvu y'uko hari ibintu by'ibibazo ari kugenda arimo guhura nabyo, hari bitamworoheye cyane na gatoya. Nyuma y'iyo myaka ibiri ngo kugaruka ngo ntabwo byamworohera, kumbi umugabo we yari ategereje avuga ati umugore none agiye kugaruka, Imana yaradusubije, arabagarukanye ubumenyi kuko nyine ni buruse yabonye, kandi igihugu cyanjye kirahita kimuhereza akazi, noneho akazi keza, dutera imbere cyane kuko Imana nyine yaradusubije, agiye kwiga, ubumenyi burabonetse, kandi yari afite n'umwanya wo kuza akaza agakora neza mu gihugu, bakamuhereza akazi, umwanya mwiza cyane hejuru mu nzego zikomeye, none akazajya yinjiza akayabo k'amafaranga. Ahubwo byagenze gute? Mbaza ngo byagenze gute? Bad, byagenze nabi cyane, byagenze nabi cyane kuko umukobwa ko uwo nyamugore, niba ari nyamugore, ikanze mbabwira uko byagenze. It's not good, it's really not nice. Birababaje, birababaje, ariko nta kundi, and I have to speak this. Umugore amaze imyaka ibiri mbere y'uko umwaka wa kabiri urangira, mu mezi nk'abiri ya nyuma, yagize atya, akundanye n'undi mugabo, ngo yahuye n'umuzungu w'umugabo, ngo ageze aho ngo aramukunda, ubwo nyine ngo amwemerera ngo kugumana nawe mu Bwongereza, ngo aho ngo ashobora kuba yamufata bakamuhindurira ubuzima, ndetse akaba yamwemerera bagashakana, bagashyingiranwa mu buryo bwemewe n'amategeko. Reka dukomeze iyi nkuru, ni ukuri bivuga nk'umuntu urimo araseka, ariko it's very serious kandi birababaje. Wibuke ko umugore afite umugabo mu gihugu cye cy'amavuko muri Afurika, sibyo? Then ageze hakurya, arangije amasomo, umugabo ategereje yuko umugore agaruka nyuma y'imyaka ibiri, umwaka wa kabiri utararangira, umugore atangira kumuhereza utuntu tw'uduhamvane, urumva ngo sheri, ngo urabona ngo gutya na gutya, ngo biragoye, ngo nyine ngo amatike y'indege n'ibiki byose sindabibona, ngo urabona ni ikibazo, kuza biragoye n'ibiki. Jesus. Umugabo agakomeza akibaza ko uyu muntu yoherejwe n'igihugu kuri buruse ya leta, byagenze bite? Umugabo biramucanga, bikomeza kumucanga, bimuvana amahamba, biranga. Kumva umugore yagezeho nyine, acakirana n'uwo mugabo nyine, ubwo bubaka urundi rukundo aho ngaho, ku buryo byageze n'aho umugore abwira umugabo ati noneho karabaye, ndakoherereza iretere unyemerere yuko twakoze divorce, unsinyire, numara kunsinyira uyohereze, noneho kugira ngo mbashe kuba nasezerana n'uyu muzungu, umugabo wankunze, ariko ngo mbere y'uko nyine ibyo bibaye, umugore yaciye ubugari bwa nyuma, abwira umugabo nyine, aramubwira ati urabona ubuzima bw'aho ngaho buragoye, ni ibintu bitoroshye na gatoya, reka rero ubwo mbonye uno mugabo kandi afite amafaranga, afite ubukungu bwinshi cyane, uyu nguyu azabasha kuba yadufasha, ni ukuri aduhereze ku mafaranga, noneho ngewe nzabana nawe, ariko nzajya ngewe mbita mu buryo bw'ubushobozi, igishoboka cyose, kandi nawe yarabyemeye.
azi yuko nasezeranye n'umugabo muri Afurika kandi azi neza yuko mfite abana, noneho yemeye ko twabana nk'umugore n'umugabo ariko bakazajya ngo yohereza ubufasha. Rero umugabo wanjye mwiza urabyumva ute? Ugomba kubyemera kuko ubwo ubuzima bwawe buragoye, urabizi twabayeho dupfundikanya, twabayeho ubuzima butugoye, kurera abo bana byaratugoraga n'iki byose, urabona nawe nta kazi wari ufite, none ubu ngubu nagize amahirwe nabonye akazi, nako nabonye umugabo hano, ubu rero ndiho ndumva ahubwo Imana ikomeje kudusubiza kurushaho, ubu ni umugore ari kumwe n'umugabo, ngo Imana ikomeze kubasubiza kurushaho, ngo kubera ko ngo yabonye ngo umugabo wa kabiri ngo w'umuzungu. Rero kugira ngo uyu mugabo abashe kuba yanyitaho, ni ukuri bwemere mwohereza ibaruwa ukansinyira yuko dukoze divorce, noneho ukayijyana no kwa noteri bakayiteraho kashe ikaza hano kugira ngo noneho mbone uburyo nakora indi mariage n'uyu muzungu w'ahangaha mu buryo bwemewe n'amategeko, unyemerere yuko tutakiba no ikindi kintu kirenzeho, ubu bizagwe ku mutima wawe ngo pa, ari njye nawe tubimenye twembi, ntuzigere ubibwira famiye zawe, ntuzigere ubibwira na famiye zanjye, ni njye nawe. Kandi ikiriho gikomeye cyane ni uko uyu mugabo, uyu muzungu ahangaha azajya adufasha, kandi humura no kubaho utamfite birashoboka kuko ati kuko niba uzajya ubona amafaranga yo kuba yabafasha mu buzima bwa buri munsi, nta kintu na kimwe uzajya ukora, njye nzajya mbohereza ubufasha bw'amafaranga n'ibiki byose, urumva yuko njye kuri njye ndi kumva ari nta kibazo. Urumva uwo mutima w'uwo mugore biragoye, biragoye ariko nyine byabayeho, kandi this is a true story, ibintu byabaye, trust me, this is a true story, kuko baranyandikiye umusibe ejo, ndavuga iyi nkuru rero ntabwo nayirarana, reka nze nyishyire aha ngaha tuze kuba twagira isomo twakuramo, cyane cyane abantu benshi twubatse ndetse n'abatubatse muri mu rugendo rwo kubaka, mumenye ngo iyo mugiye gushaka biba bimeze bite, iyo ufashe umwanzuro wo gushaka urugo, ni ukuri gushaka urugo mu rugo ntabwo ari paradizo, mu rugo ushobora gushaka urugo rwose bigahita byanga, cyangwa se ukagira n'amafaranga ariko nabwo bikanga, cyangwa se ugashaka urugo rwose niba wari ukennye ugakena biruseho, sibyo? Rero bitazakubera intandaro yo kuba wahemuka ngo nurangiza wifate uko utari, wowe umugore uvuga uti noneho ngiye kwicuruza ngo tubone ibyo kurya, ngiye aha n'aha gutya na gutya bibe gutya, umugabo ati ngiye mu ngeso mbi kugira ngo mbone ibyadutunga, no. Uwiteka Imana nimwubakira ku Uwiteka Imana bizakunda. Turaza kuza gusoma imirongo yo muri Bibiliya nyuma iri buze kuza kuduhumuriza no kudukomereza mu mwami, kugira ngo tubashe kwakira no kugira inama uyu muntu, tunamuyobora neza kugira ngo nawe abashe kumererwa neza, kuko ari shoke, umutima we nyine warashinjaguritse, urumva yohereje umugore aragenda, iyo ngiyo, none this is what happened, ibi nibyo byabaye kandi it's true. So rero ubwo umugore yakomeje kubyumvisha umugabo, aramubwira uti ugomba gukora uko ushoboye, iyo letter ndayikeneye ahubwo byihutirwa, yohereze, numara kuyohereza isinye iturutse no kwa noteri, noneho numara kuyohereza ubwo ngubwo nicyo kintu kiraba gikenewe kiri lego, kinyuze nyine mu nzira y'umucyo mu mategeko, bigaragaze ko tutakibana, ko twatandukanye, noneho uyu muzungu tubone dushakane, kuko nta kintu na kimwe yamarira mu gihe cyose hatari haboneka iyo letre cyangwa se urwo rwandiko rw'ubutane. Hey Jesus! Ubwo rero ni gutyo byagenze. Umugabo rero umugabo hano yanditse ngo I did not sign it. Hano niko yanditse umugabo, I did not sign it, she might be deported anytime. Ni ukuvuga ngo umugore yari afite impungenge y'uko uwo mugabo wari umaze kumwegurira naramuka atazanye iyo letre y'uwo mugabo we wo muri Afurika, ko nyine no kumwirukana bazamukura muri kiriya gihugu, bakanamwirukana ngo atazabonamo akazi, bakaba bamwirukana nyine anytime, ku buryo atazigera hagira uburenganzira bwo kuba yagira n'ikintu na kimwe ahakorera. So uyu mugabo rero yaranditse ngo ntabwo nigeze nyisinya, ngo nintayisinya ngo bazamwirukana igihe icyo ari cyo cyose muri icyo gihugu. Urumva
ati kandi yambujije kugira umunyamuryango mbibwira, ngo she also wanted me to not tell anyone including our family because she told me we should make it a secret, ngo ibi bintu ngo tugomba kubigira iki, ngo ibanga, sibyo. So umugabo arangije yifata mu mutwe ati hey data we biranshanze umutwe wanjye ugiye kumvaho ndapfuye Kristo mbigenze ne. Ati iyi letere ko nari businye niramwirukana se noneho azaza tuzabana gute? Ese bakristo bavandimwe, uyu muntu iyi letere ayisinye cyangwa ayireke? Tumugire inama ki, ayisinye cyangwa ayireke? Ese ari wowe wabigenza gute? Ari wowe ugeze muri iki kibazo byagenda gute? Ayisinye cyangwa ayireke? Twagiye komenti zanyu nonaha, komenti zanyu muzimanure kugira ngo dufashe uno muntu twumve ngo bimeze bite, iyi letere ayisinye cyangwa ayihorere? Wowe mugabo, wowe mugore, wowe rubyiruko, wowe musore witegura kurushinga, wowe washatse uri mu rugo nawe ufite ibibazo bigiye bitandukanye mu rugo byagucanze, ese wowe iyi situation uramutse ubonye ayo mahirwe nawe waba nk'uriya mugore? Ese iyo usa ngo ni wowe mugabo wagiye hanze umugore agasigara nawe ukabona uyu mugore, wowe byari kugenda gute? Reka tugerageze kubitekerezaho tugarukane comment nyinshi ndabasabye, this is very serious. Uyu buntu ubutumwa bw'umuntu twakiriye uri mu gihugu yatubwiye ngo tumugirire ibanga, ntabwo yashatse ko tumuvuga amazina ariko it happened, harabaye kandi vanga. So hari umuntu rero mugenzi wacu, hari umugabo mugenzi wanjye, mugenzi wawe uri mu kaga, uri ufite umutima ubu afite utwana tubiri ariko muri utwana tubiri bonyine, umugore bariye barimara barihangana basigara muri ayo mage muri ako k'imyaka ibiri bategereje nyina. Reba utwana dutegereje nyina, reba umugabo utegereje umugore w'isezerano. Ni ukuri ireba inkuru y'incamugongo ngo abonye yandikira letere ngo batandukane, that's umugabo nta mwanga ahubwo muri amafaranga. Ese wowe washatse kuyimpamvu, washatse ku mpamvu z'amafaranga? Ese washatse kuyimpamvu, washatse ku mpamvu z'ubukire, washatse ku mpamvu z'uko nugera iyo ugera ukabona biranze uzatandukana n'umugore cyangwa uzatandukana n'umugabo kuko nta bushobozi mufite? Ese urushako rw'iki gihe murarubona gute? Ese ibi bintu tubitekerezeho dute? Kristo Uwiteka Imana abane natwe muri kiganiro, abashe kutwumvira, abashe no kutuyobora ni ukuri mu byo turi bugire inama uyu mugabo. So rero hagati aho reka nze tutarajya kure tugitegereje comment zanyu, reka noneho uyu mugabo ngiye nateganije imirongo ibiri yo kuba yamufasha. Reka dusome Bibiliya tumukomeze. Ahandi hantu hari igisubizo uretse muri Bibiliya, ahandi hantu igisubizo cyaboneka uretse muri Bibiliya. Nicyo kintu cyonyine ku isi ya rurema gishobora kumumara impungenge, niho hantu ashobora kwikomereza, niho hantu Nyagasani yatubwiye ngo nimuza muri Bibiliya ni ukuri muzahabonera byose mwifuza kuko nitwe byera. Uyu mugabo najya mu kabari ntabwo bizashoboka. Uyu mugabo nta kintu na kimwe gishobora kumukuramo iyi stress ni frustration yahuye nayo, n'aka kaga yahuye nayo, cyangwa se n'uburakari bw'indengakamere cyangwa se umutima uremereye cyane yahuye nawo, ni sitoroshye ari kumwe n'abana, umugore yaragiye kubyakira byamubanye ikibazo. So now muri Bibiliya rero ngewe kuri Mutima Channel nkaba nateguye imirongo rwose ibuze kuba yadufasha reka dusome muri Petero ku murongo, ku gice cyaho cya mbere ku murongo wa 5, aravuga kuva ku murongo wa 5 tugere ku murongo wa 6, aravuga ngo ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose, kwizera mukongereho ingeso nziza muzongereho kumenya. Ku murongo wa 6 aravuga ngo kumenya mukongereho kwirinda, ndetse kwirinda mukongereho
kwihangana navyo muvyongereho kubaha Imana. Haleluya. Sinzi niba muvyumvise. Hano muri Petero igice ca mbere ku murongo wa 5 ku murongo wa 6 turavuga ngo ivyo abe ari byo bituma mugira umwete wose. Sibyo? Wa mugabo wawe nico kibazo. Ivyo ngivyo we navyo abe ari byo bituma ugira umwete. Ari byo bituma umwete ukomeze. Kwizera mukongereho ingeso nziza. Wa mugabo we za ngeso nziza wari ufite utarashakana n'uwo mugabo n'uwo mugore uri kuguteza ibibazo, za ngeso nziza wari ufite ukiri umusore, za ngeso nziza wari ufite mu gihe cy'imyaka 2 mwamaranye ndetse n'igihe mwarera kutwo twana uzikomeze. Niyo nama twakugira kuri Mutima Channel. Ndetse ngo kumenya mukongereho kwirinda. Nyuma yaho umenye rero ayo makuru y'uko umugore wawe agiye kwishakira undi mugabo, ni ukuri uhita ukora uko ushoboye wirinde. Wirinde iki? Kwirinda mukongereho kwihangana. Wirinde kuko ubuke ko ufite utwo twana uri kurera. Wirinde rero utajya mu ngeso mbi, wirinde hatagira abagushuka ngo ujye nko kumarwa stress n'inzoga, cyangwa ngo urabona ngo ujye mu bandi bagabo ngo bakugira inama ngo nyine ngo nufata agacupa ubuke ko ufite abo bana. Ubu deja uriya mugore nafata uwo mwanzuro cyangwa se nyine nuwanga kumusinyira akaba bakamwirukana cyangwa se akaguma iyo ngiyo, cyangwa se bizagorana nagaruka kugira ngo mwongere mwumvikane, bishobora kuzagorana. Ariko icyo nagusaba uririnda nk'uko Bibiliya irimo irakugiramo inama. Naramuka rero bamwirukanye hakurya akagaruka n'ubundi ni uwawe, ni umugore w'isezerano, uzamenye ko turi abantu, nta muntu utakosa, uzamugirira ibambe, uzamugirira impuhwe, ahubwo uzirinde kuba nyine wabigira birebire, ahubwo uzavuga uti nyagasani Imana urakoze kuko umugaruye, ahubwo ufate inzira yo gusenga. Iri ngiri rishobora kuba ari ishuri ryawe rikomeye cyane nuko utigeze unyuramo, n'undi wese utigeze unyuramo, kandi none wakoze no kubidusangiza kugira ngo bibere n'abandi bose amasomo. Ngo kumenya mukongereho kwirinda mukongereho kwihangana. Rero ni ukuri wihangane muri ibyo bigeragezo uri guhura nabyo, ntabwo byoroshe. Kwihangana mukongereho kubaha Imana. Niba ubaha Imana rero wa mugabo we, ni ukuri nta kabuza Uwiteka azagutabara. Umugore wawe azamugarurira, kandi azamugarurira ni ukuri nta n'icyo ukoze, yewe bizagenda neza pe kurusha uko wanabitekerezaga. Humura niwizere Imana nk'uko Bibiliya ibitubwiye hano muri Petero igice cya mbere kugera ku murongo wa 5 ndetse n'uwa 6. Ubwo rero reka mugihe ndi kubashakira irindi somo nari nabateguriye ryo gukomeza uno muntu, reka turi kumva n'aka karirimbo. Befeso, naribonye isomo riboneka mu gitabo cy'Abefeso, igice cya 5 umurongo waho wa 20. Ukuri Uwiteka akomeza abane namwe. Rero uyu mugabo yatugejejeho iki cyifuzo cye ndetse kakababaro kiwe, aremerewe cyane, ntabwo byoroshye na gato, tumusengere, tumusabire aho turi twese. Ese ibi bikubayeho byagenda bite? Ese ari njye bibayeho nabyitwaramo? Ese nakwandika ruriya rwandiko abana bakabaho bakitwa imfubyi kandi bafite nyina ngo bari mu mahanga? Ese wakunda ariya mafaranga ngo bazajya bakoherereza isezerano ukaricamo kabiri? Ese wavuga uti n'ubundi nikigende n'ubundi ntabwo kinkunda? Ese biragoye cyane. Ni ukuri aha ngaha birasaba ko twambara imbaraga zitari iz'umuntu, birasaba ko twambara imbaraga z'ubutsinzi, imbaraga zo gusenga, hahandi bavuga ngo twizere Yesu Kristo, twizere Imana kuko ariyo yadufasha byose, bigezaho neza birenze umutwe w'umuntu. Kuko niba umugore ageze aho afata umwanzuro akavuga uti nyohereze letere kandi uzabigira ibanga bikugiye umutima, umva icyo kigeragezo ni ikizamini mu by'ukuri kiremereye cyane kandi gikomeye. Imana ikomeze ibane namwe ndetse irusheho kugenda idusobanurira muri uru rugendo twiyemeje gusenga Imana.
kandi nyagasani ikomeze abishimira aho muherereye. Reka rero mbasabe abatarakora subscribe muyikore nonaha, kandi niba mwarayikoze mukoreshe ya kandi na comment zanyu. Iyi ni Mutima Channel, iyo ndi Jean Marie, Chef Jean Marie, ndetse izina ryose mwanyita nta kibazo. Hari abambajije ibibazo bitandukanye mu minsi yashize, impungenge z'abafite umesi Jean Marie ngo ko umeze nk'umuntu uri gusaba amasengesho wabaye iki? No, I'm okay. I'm really good. Nta kibazo na kimwe mfite. Ntabwo ndwaye, ndi muzima. Ahubwo uko nababwiye ni ubutumwa Uwiteka Imana yantumye kugira ngo njye mbaganiriza. Ahubwo mwebwe muri hirya, mwebwe muri mwakoze share, mwakoze subscribe. I told you. Nababwiye ko it's not about making money. No. Yeah. Ntabwo ndi kubishakamo kuramuka, ahubwo ibi ngibi ni Uwiteka Imana. Nta kundi kuntu navuga ubutumwa, ntabwo buri wese namugeraho, kandi ntabwo mfite kujya wenda mu itorero runaka gutya na gutya, ahubwo this is how God, ni gutya Imana yamamagaye, and I have to do it. Yeah. Abo turi kumwe rero, courage, twagiye, kandi nabo tutari kumwe uyu munsi wa none, nta kibazo, ejo tuzaba turi kumwe. I hope everything is okay, and mwaje kubifuza ibyiza aho muherereye hose. Reka rero twumve mu Befeso igice cya 5 umurongo wa 20, kuko uyu mwanditsi yagira inama uyu mugabo watugisha inama. Mugabo komeza wihangane, n'ukuri ufite ibibazo byinshi, turagusengera kandi tuzi neza yuko Uwiteka Imana azagutabara. Hano haranditswe ngo ku murongo wa 20 haranditswe ngo mujye mushima Imana Data wa twese kubw'ibintu byose. Mugabo rero ngaho shima Imana Data wa twese kubwa byose, byonyine kubwihumeka, shimira Imana. Kuba ukiri wowe uri kurera utwo twana tubiri uriya mugore yagusigiye, komeza ushimira Imana, ahubwo ubane n'Imana yawe, wishimire mu gato no mu kanini, kubw'umwuka yakuramukije, kubwo abana bawe ari bazima. Ibindi byose Uwiteka azabiguhereza. Senga, ibindi byose Uwiteka azabiguhereza. Ngo kandi ngo muyishimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi mugandukirane kubwo kubaha Kristo. Mugandukirane kubwira gute? Kubaha Kristo. Shimira Imana rero mugabo, ndetse nukuri ukomere cyane muri Yesu Kristo, uyubahe, nurangiza Uwiteka azakugirira neza. Ukomere, nizo nama twebwe twakubwira. Wongere ibihe byo gusenga. Iki nicyo cyiciro cyo gusenga. Icyo cyiciro cyo gusenga ni ukuvuga ngo hari umuntu wambwiye ngo buri muntu agira umusaraba we, mugabo rero nawe birashoboka. Kwanza ntabwo twavuga ngo birashoboka, ahubwo uyu ni umusaraba wawe. Umusaraba wawe rero wikorere mpaka. Na Yesu Kristo yikoreye umusaraba. Ubwo amaze kuyikorera, ni ukuri nta muntu n'umwe wigeze awumwakiraho, sibyo? Nta muntu n'umwe wigeze awumwakiraho. Ahubwo nawe gira umusaraba wawe wikoreye neza mu gihe cyawe, kuko ntabwo nakubesha ngo hari umuntu urawukwakira, ahubwo ukwihangana kwawe ndetse na kuraje kwawe, kubaha Imana kwawe, nibyo biri buguhereze ubutsinzi ndetse n'ubutware no kunesha. Ndimo ndabashakira akaririmbo ko kitwa ngo Yesu Kristo yikoreye umusaraba. Ndaje nkababonere ahangaha mu kanya. Ibintu byose mba ndiho ndabyikorera, ubuhanga bw'ibyuma, kuvuga iki byose, all in one, and still trying the best. Ndacyagerageza uko nshoboye kugira ngo babonere ibyiza bishoboka byose. So niko turi buze kuza gusorezaho. Rero sinzi icyo twagira inama twagira uyu mugabo ni iki?
ese yandika uru rwandiko, ese ari wowe wabigenza gute, ari wowe bibayeho byagenda gute, ko njye buriya byananshanze. Biragoye, it's very difficult, very difficult. Reka dukomeze twumva aka karirimbo ko ngiye byandenze kabisa. Ababeshe ngiye byandenze pe, byandenze pe pe pe. Bya Yesu weighed down by high interest. Okay, Uwiteka arakomeza abane natwe, ni ukuri nta na kimwe aba atadukoreye kuko hari byinshi biba bikomeye cyane aba yaturinzemo ndetse akagendana natwe. Rero reka tuyihereze icyubahiro, ahubwo tubane nayo uko bukeye n'uko bwije kuko iturutira byose kandi irakomeye cyane. Ni Imana nyamana, ni Imana y'urukundo ndetse irakomeye ku buryo Yesu bw'igitangaza. Ndetse rero reka turusheho kugenda tuzirikana ibi bintu, ni ukuri biremereye cyane, ahubwo turusheho kugerageza kubana n'Imana mu buryo bw'umwuka, kubana n'Imana mu buryo bwa bundi bukomeye cyane, kubana n'Imana mu buryo bwa bundi dushobora kuba twakwihanganira ibintu byose bishoboka cyane. Reka turusheho rero kubana nayo ndetse tumenye ngo umusaraba wacu, ese umusaraba wawe wowe ni uwuhe? Ese umusaraba wawe ushoboye kuwikorera? Umusaraba wawe ushobora kuwikorera? Reka dukomeze.
Mwami Yesu Umwami Yesu yikorera umusaraba wiwe wenyine, ni ukuri nta muntu n'umwe bavunikanye, kandi umuntu wese yikorera umusaraba we. Iyo ngiyo ni indirimbo ni ukuri, nanjye hari uwanjye. Ni ukuri. Mugabo rero komeza wikorere umusaraba kugeza igihe Yesu Kristo azakuruhura, ngo uzawikorera kugeza igihe azakuruhura. Tugasubire uzawikorera kugeza iryo ni ijwi ry'ihumure, ni ukuri uryakire kandi wumve ko ari ijambo riturutse mu kanwa k'Imana, kuko nta wundi muntu wakurura umusaraba uretse Yesu Kristo we wenyine. Ndeguriye zarambikika bajyanye iruhande rw'umukiza, haba hashashe izahabu nzogeza izina rye. Mwami Yesu ashimwe. Turashimye rero, tubashimiye abadukurikiye aho muherereye aho ari hose. Reka rero Uwiteka Imana akomeze abane namwe, ni ukuri reka byinshi ni ukuri tuyishimire, kuko ariyo yadusohoje tukagera aya masaha tugihumeka umwuka w'abazima. Rero uyu muntu waje tugana, reka tumutekerereze, reka twishyire mu rukweto rwiwe, reka tubane nawe, reka tumusengere, reka tumuhereze Nyagasani, tumushyire mu maboko y'Imana amufashe. Tuzirikane yuko arimo ararera utwo twana ari we wenyine, na n'ubu nyamugore yihereye iyo ngiyo. Ese ntabwo uwo mugore tumucireho iteka, kuko ni umuntu, birashoboka yuko wenda yazagaruka, birashoboka yuko wenda byazakwanga, ariko njyewe icyo nakwifuza ni uko byakwanga akagaruka akabana n'uwo yari yarashakanye nawe. Uwiteka rero namugarura wa mugabo we, nawe uzihangane umwakire. Muri Bibiliya hari ahantu hari umwana w'ikirara wagiye agiye ngiyo, ariko ntabwo byabujije se kugaruka akongera akamwakira. Kandi mwibuke yuko uwo mwana w'ikirara ise yari yaramuhaye buri kintu cyose, amuhereza ubutunzi bwose, umugabane we wose arawumuhereza, ati genda mvira aha ngaha, kuko yari yaramubanye kasha, ariko umubwira uti ntabwo yewe ngomba kuba hano, aho ugomba kugenda kandi umereze ibyanjye byose. Uwiteka rero ukomeze abane natwe aho duherereye hose, ukomeza kubasuhuza kandi mbifuriza amahoro y'Imana. Reka dusoze rero dusenga. Mwakoze mutarakora subscribe ngo yikore, ubu ngubu ni Mutima Channel dukomeje gukurikira. Reka Nyagasani akomeje abane namwe, kora share, kore comment. Ikiganiro niteze neza yuko muri bukurikire muri benshi kandi mugisangiza abandi benshi, kuko kirimo ubutumwa, ndetse uriya muntu adutezeho inama nyinshi cyane. Ndabashimiye. Uwiteka abane namwe. Umwami Yesu yikorera umusaraba wenyine, umuntu wese yikorera uwe, nanjye ari uwanjye. Nzawikorera ngeze igihe azawuduhura. Tudatinze rero reka tubashimire aho muherereye hose, ndetse tunasenge. Tubutse yuko ari Mutima Channel,
utakora subscribe uyikore, nawe wakoze subscribe kora share kugira ngo bikomeze bigere kuri benshi icyarimwe. Turabashimiye rero, ikiganiro cyo nakagaruka, reka dusenge Imana. Murakoze cyane, ndagushimiye Yesu Kristo, bana natwe, ukomeze Nyagasani uturinde mu nzira zitandukanye. Ukuri tugushimiye uburyo ki wabanye natwe muri iki kiganiro, watuyoboye, tweretse uriya muryango, tweretse uriya mugabo Nyagasani wahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye. Uwiteka Imana, watweretse inzira ndetse n'inama twamubwira tunyuze mu ijambo ryawe, aho twabonye muri Petero, tukabona n'ikindi gitabo cyo mu Efeso hariya. Uri Imana nyamana rero, ngaho bana nawe, ukomeze umukomeze, umureberere turiya twana, umureberere umutima wiwe, umureberere umutwe we Nyagasani, umurinde ibyawutwara n'ibyawuhangayikisha, kuko ategerezanyije Nyagasani ukwihangana, nk'uko watubwiye ngo nakubaha uzarushaho Nyagasani kumwegera kandi no kumufasha. Ngaho bana nawe rero ahaherereye, bana na buri muryango wose, ni ukuri wubatse, bana n'ingo Nyagasani ziri kwitegura kurushinga nazo, abasore n'inkumi ubane nabo aho baherereye, wumve yuko iyo bagiye gushaka hari byinshi bibera mu ngo, kandi ni ukuri bisaba ngo uwakenyeye agakomeza kugira ngo abyihanganire. Rero Nyagasani, reka byose tugushyire mu maboko, zirikana buri muntu wese Nyagasani wagiye mu butumwa agasiga umuryango we, agasiga umugore n'abana, cyangwa se agasiga umupapa n'abana. Ni ukuri ubahereze kuba inyangamugayo aho bari hose muri ayo mahanga. Ni ukuri ubarinde guhindura imitima, ubarinde kurarurwa n'iby'isi basanze iyo ngiyo ngo bibagirwe iby'iwabo, ahubwo babane Nyagasani n'ukuboko kwawe, nk'uko kwabajyanye kuzunge kunabasubizayo amahoro. Reka rero isi yose tuyisabire amahoro muri rusange. Hari intambara Nyagasani, wageze ukuboko kwawe gukiza, wageze ukuboko kwawe Nyagasani guhosha, ukuboko kwawe k'umutekano kugende Nyagasani kwamanukire muri Kongo, muri Nord Kivu, ugende Nyagasani asakaza amahoro n'ahandi hose muri za Israel tutahibagiwe, ndetse n'ahandi hose. Ibihugu byugarijwe n'intambara, byugarijwe n'imyuzure, ibyo byose turabikweretse. Urubyiruko rworetswe n'ibisindisha ndetse n'ibiyobyabwenge bindi bitandukanye, ngo narwo rugeremo urusange Kristo ubane nabo. Ngaho rero Nyagasani, reka isengesho n'ikiganiro kigere kuri bose muri rusange, nta n'umwe uhejwe, ku isi hose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ciao ciao, ni Chef Jean Marie, ikiganiro nakagaruka, bakunda cyane.